nagize yerekwa ntigeze mbona mu maso yanjye akana agafuka harabakita nzaruhahira ariko sobona hari mwiki marayika w'Imana yantwaye arantwara shyira hejuru banzu birebe utaza kibaza ngo mbese azanye ibirayi kuri kamera mbere yuko mvuga ntabwo ngeze ku rwego rwo kuza gutwikira abantu kuri kamera ibyo ngibyo narabirenze bintu byo kwigira uko ntari narabirenze Imana injyana mwiyereka impereza amabuye inyereka amabuye naje nyitwaje naje nitwaje amabuye naje nitwaje amabuye naje nitwaje amabuye Squariyo nagiye mwiyereka mbona abantu mu Rwanda abanyarwanda benshi bari kurya amabuye nabonye abantu benshi bari kurya amabuye kwa jina la Yesu abana batoya bimpinje bari kurya amabuye mbega abantu banze kumvira Imana bitagenda kubona umubyeyi ava kwa muganga ariko bakamuha igikoma bakamuha amabuye Imana irambwira ngo mu Rwanda hagiye kuza icyorezo kandi ndabihanuye ndi umukozi w'Imana kuko mwanze kumvira Imana nabonye ingo nyinshi ziri guteka amabuye nabonye abana batoya bari guteka amabuye ariko amabuye ntabwo aribwa ariko Imana irambwira ngo n'ubundi ngo abanyarwanda mumaze kurya ibitaribwa kandi mumaze kunywa amazi atanyobwa wowe nkurikiye muri kano kanya nabonye uri kurya amabuye nabonye uri kurya amabuye mbega ibigeragezo bigiye kuzira abantu banze kumvira Imana mbega ibigeragezo bigiye kuza ku bantu banze guhinduka banze gusaba imbabazi mbega ikintu giteye agahinda mbega ikintu giteye agahinda mbega abantu bagiye kurya amabuye bazize ishyari Imana irambwira ngo abanyarwanda ngo bamaze kwiyakira ngo ariko ninze mabwire ko bagiye kurya amabuye biteye agahinda ko umuntu ari umurokora z'Imana ajya gusenga mu cyumba ndetse adasiba ariko akaba yikinisha hari umuntu Imana igiye kuguteza umutwe n'utatura niko Imana ivuganye nanjye muri kano kanya igiye kuguteza umutwe n'utatura hajabone natambukije ubuhanuzi buvuga ngo abanyarwanda mumaze kurya ibitaribwa kandi mumaze kunywa amazi atanyobwa wowe nkurikiye muri kano kanya nabonye uri kurya amabuye nabonye uri kurya amabuye mbega ibigeragezo bigiye kuzira abantu banze kumvira Imana mbega ibigeragezo bigiye kuza ku bantu banze guhinduka banze gusaba imbabazi mbega ikintu giteye agahinda mbega ikintu giteye agahinda mbega abantu bagiye kurya amabuye bazize ishyari Imana irambwira ngo abanyarwanda ngo bamaze kwiyakira ngo ariko ninze mabwire ko bagiye kurya amabuye biteye agahinda ko umuntu ari umurokora z'Imana ajya gusenga mu cyumba ndetse adasiba ariko akaba yikinisha amahoro y'Imana nakomeze abane namwe umuryango mugari wa channel yacu reka nkugifurize komeza kugubwa neza wemeye kubana natwe mu buzima bwacu bwa buri munsi Uwiteka akomeze akundebere cyoroshye kandi akomeze aguhundagazeho imigisha itagabanyije reka nguikaze rero niba ari ubwa mbere ugeze hano utera agatebe maze wumve icyo umwuka abwira itorero amajyepfo amajyaruguru iburasirazuba n'iburengera bwaryo mu mujyi wa Kigali ndetse n'igota Masimbi ni mukomere Uwiteka akomeze abandebera icyoroshye mwamfura mwe kandi mwumve ko tubakunda bitagabanyije uyu munsi twongeye kugirwa amahirwe yo kubana n'umuhanuzi w'Imana umupapa cyangwa se umusore umwita uko ubishaka ni Charles nkuna nakubwira ugenda unyarukire kuri Karoli TV ubundi umukurikirane kugira ngo Imana ikomeze itambutse ubutumwa bw'Imana hanyuma uyu munsi turi kumwe na Charles Karoli irambere cyane mukozi w'Imana mwakoze cyane Imana igumugisha Yesu nashimwe mwamahimbazwe namahoro ndashima Uwiteka igihe cyose ko mbona uburakaye Charles biba byagenze gute ahubwo hari umuntu heruka kumbwira ngo ndi umugabo ngo cyangwa ngo ndi umusore ndababwira ngo nanjye ndi cyo ntazi none se ko kuri icyo ntazi na kuri icyo utazi ndi cyo ntazi njye icyuzi icyuri ngende ndakizi nimvuga ngo ndi umusore muranyandikira muri benshi nimvuga ngo wenda ndi umugabo murantinya muri benshi ahubwo reka nkubwire ngo naje hangasi Imana gutereta ko bagutinya se nta nicyo wanavuzera kutaba wavuze uwuriwe kuvuga se ukwikebagura nanjye aho ukibuni nta nurabimbaza wundi anyandikira mbaze ngo ndiki Niko barabimbaza da ubwo uzababwira icyo ndicyo kandi wabwiye ko nawe utazi icyo uri cyo
ubwo uzajya uvuga ko wabona uri icyo utazi ariko ngewe icyo uri cyo ndakizi. Sawa, ubwo uzajya ukivuga icyo ngicyo nzi, icyo ngicyo uzi, icyo nkuzi ari cyo nzajya mvuga, aba ari cyo uzajya uvuga. Ndagushimiye Charles, umeze neza? Ndashima Uwiteka. Okay, neza rero no kubana nawe uyu munsi. Urakoze. Hanyuma uyu munsi rero ntabwo nshaka kwizimba mu magambo cyane ko SMS uba ufite iba itambuka yihuta. Yego. Ndagusaba rero kugira ngo ubanze wibwire abadukurikiye, hanyuma uhite udushira imbere y'Imana, ngenda wanguhaye rugari kugira ngo utugezeho message watugeneye uyu munsi. Yego. Yego. Ku muntu mbonye bwa mbere nkuko bamvuze, nitwa Prophete Karori. Abwira mugenzi wawe ngo ni ngewe ukurikiye. Prophete Karori niwe tugira kuganira nawe ijambo ry'Imana. Imana yampaye message uyu munsi, ngira ubwoba ndetse cyane, ngira ubwoba bukomeye cyane, ngira igishyika, ariko icyamuka ukumva message Imana yampaye. Maze iminsi mike ndi mu Rwanda mvuga Imana, ndaciye ku ruhande. Yego. Amazina nayavuze. Yego. Yego. Hanyuma rero reka ngo sabe rero ngo ubanze uturagize Imana kugira ngo ubuhanuzi bugiye gutambukira ahantu cyangwa se isengesho rigiye gukorerwa ahantu rize kuba riyobowe n'Uwiteka. Ni karibu mu gejuru. Mwami, ndagushimiye Imana itajibeshya cyangwa se ngo ihindurwe n'ibihe. Warinze abayobozi bacu n'ushimwe, warinze igihugu cyacu n'ushimwe, nanjye ubwanjye wandinze kandi wakomeje guhagarara ku murimo wawe muri ngewe nuhimbazwe. Muri ano masaha Uwiteka, abantu bose badukurikiye bahumugisha. Umaze iminsi abana bitagenda, mutabare kandi umurwanirire, kandi utera abantu kukumva no kumva ubuhanuzi wampaye ngo mbagezeho. Ndagushimiye ko ejo bundi wambwiye ngo ugiye kwatera kumva. Ndagushimiye ko hari abari kumpamagara bakambwira ngo mukozi w'Imana, ibyo wansengeye nabonye ikimenyetso. Ndagushimiye ko hari abari kumbwira ngo mukozi w'Imana, nguhamagaye nanone ngira ngo ngushimire ko isengesho ryawe ryakoze. Ngushimiye ko hari abari kumpamagara bakambwira ngo mukozi w'Imana, numvishe ubuhanuzi bwawe ariko ndashaka kwatura no guca bugufi. Ndagushimiye kuko Mwami, ibyo simbyira ahubwo ni neza yawe n'imbabazi zawe nuko wampamagaye. Ndagushimiye rero ngo ukomeze unshyikire, ukomeze undwanirire, ukomeze ube mu ruhande rwanjye, kandi neza yawe n'ubuntu bwawe bidasanzwe bize bimbeho. Undwanirire Mwami w'abami, undinde kwishyira hejuru cyangwa ngo undinde kwigira uko ntari. Uzuneshereze kandi ukora ibintu bidasanzwe ku buzima bwanjye nubwo umuntu wese unkurikiye muri kano kanje. Muri kano kanya ndagushimiye Mwami. Yego. Urakoze. Urakoze kuko uri Umwami w'abami mu izina rya Yesu Kristo wanesheje. Urakoze. Amen. Rero tudatinze cyangwa se tudatinze mu magambo, kuko message nzanye iteye ubwoba. Ibintu ngiye kuvuga wenda nishake mbizire cyangwa se sinabizire, ariko ikintu ngiye kuvuga n'ubwa mbere ngiye hangaha kuri kamera hari cyo ngiye kuvuga. Unyemerere uze kubana nanjye cyangwa se dukurikirane message, kuko mfite ibyo Imana arenyeretse, nagize iyerekwa none ngira agahinda. Bintera ubwoba birenze bya bindi maze iminsi vuga ngo none nabonye impfu nyinshi ziteye ubwoba n'agahinda. Ariko none message mfite Imana yampaye, nyemerera we kujya kure, nyemerera uzubane nanjye uzunkurikire muri kano kanya. Ariko tutaragera muri message Imana yampaye ngo nze mpereza abanyarwanda cyangwa se nze mbwira abantu bankurikiye muri kano kanya muri rusange, nyemerera tubanze dusome ijambo ry'Imana. Turasoma ijambo ry'Imana riri mu Bacamanza 2 umurongo ni 20. Haravuga ngo nuko umujinya w'Uwiteka ukongera Abisirayeli, akavuga ati ubu bwoko bw'ishi isezerano nasezeranye n'abasekuruza bwanga kunyumvira. Ubwo narindi mu gicuku ndimo meze nk'umuntu wari umaze gusenga ndyamye, naje kujya mwiyerekwa. Imana irambwira ngo ubwoko rino jambo irambwira ngo ubwoko bw'Abisirayeli bwanze kunyumvira. Ariko niba Imana ari mpaye rino jambo, ntabwo hano ndi mu Bisirayeli, ni mwebwe ndimo hano mu Banyarwanda cyangwa se undi muntu wese umva ikirimi ndi kuvuga cyangwa se umva ikinyarwanda. Imana yambwiye ngo abantu benshi mukomeje kwanga kumvira Imana. Imana irambwira ngo abantu benshi mukomeje kwitwara uko mubishaka. Ndagira ngo nkubwire ngo maze iminsi ndi kubwira abantu ngo nibave mu byaha byabo, kuko ibyaha byinshi bafite nibyo byagiye bituma Imana itabatabara. Imana irambwira ngo abantu benshi bagiye bahanurirwa umugisha ariko bafite ibyaha banze kwatura. Imana irampagurutse irambwira ngo ninze mvuga ukuri, ninze mvuga ibyo abandi batinye kuvuga. Imana irambwira ngo ntugire ikibazo cyangwa ubwoba, kuko abo ugiye kubwira namaze kubategura no kubabwira. Imana yanyeretse uburyo abantu benshi bafite amatwi ariko batacyumva. Imana yanyeretse uburyo abantu benshi bafite amaso ariko batakireba. Imana yambwiye yuko abantu benshi bamaze kurambirwa ibintu byayo.
Imana irambwira ngo abantu benshi igiye kubahana kandi bamwe batangiye no kubona ikimenyetso. Imana ntaragera kuyerekwa yambwiye cyangwa se yanyeretse iri joro, yarambwiye ngo abanyarwanda bakomeje kwitwara ko babishaka. Imana irambwira ngo mbabajwe n'abantu nagiye ntabara ariko ubu ngubu bari kunyitura gukora ibibi. Imana irambwira ngo mbabajwe n'abahanuzi. Ikindi Imana irambwira ngo mbabajwe n'abantu bavuga ko Imana ivuze kandi itavuze. Imana irongera irambwira ngo mbabajwe n'abantu biyita barokora ariko bakora ibintu bibi bakabikora ahantu hatagaragara. Kandi bakora ibintu bibi bakabikora ahantu hatagaragara. Imana irambwira ngo ndambiwe abaririmbyi bakora ibibi kandi ku cyumweru bakajya kwigabura. Reka nkubwire ngo wowe nkurikiye muri kano kanya, ijambo nzanye sizo kugira ngo mbwire abantu ngo nibankunda cyangwa banezererwe. Nje kukubwira ngo muri kano kanya ibintu maze iminsi ukora Imana yarabibonye. Wabikoze hatagaragara Imana yarakubonye. Imana yanyeretse uburyo abantu bagiye bakora ibyaha by'ubusambanyi ikabarinda kwandura sida, ariko wabikora bwa mbere Imana ntibikwereke cyangwa se ntibimenyekane, ukumva yuko nejo uzabyongera. Witeka arambwira ngo abantu bafite ibyaha by'ibirarane, kandi ibyo byaha by'ibirarane byagiye bituma batagera mu masezerano yabo. Ijambo mfite ry'ubuhanuzi riteye ubwoba. Ijambo mfite ry'ubuhanuzi ushobora kunyumva muri kano kanya ukumva uranyanze, ariko Imana arambwira ngo nkeneye abantu bameze nkawe. Imana impagurukije muri kino gihe kugira ngo mbwire abanyarwanda ukuri, kako Imana ibabajwe n'abanyarwanda batacyemera Imana. Imana yambwiye ngo abanyarwanda bamaze kugira imana nyinshi. Imana yambwiye ngo abanyarwanda mumaze kugira imana nyinshi. Imana yambwiye ngo abantu benshi bamaze kugwiza ibyaha n'akaha. Imana yambwiye ngo abanyarwanda ntago bacyumvira Imana. Rongera yambwiye ngo umurimo w'Imana abanyarwanda bakomeje kuwuhohotera. Birababaje ndetse biteye agahinda kubona umuntu wamenye Imana ari uyobya abantu. Ariko nzabivuga. Ubu hari ahantu ntakijya kubwiriza, ubu hari ahantu ntakijya kuvuga bitewe n'iki nasanze imico yabo itandukanye. Tugeze mu gihe umuntu ajya mu rusengero, ukimara kujya mu rusengero pasiteri akakubwira ngo uriya runaka ubigenze gutya na gutya, ubigenze gutya na gutya, ubigenze gutya na gutya, ariko Uwiteka arambwira ngo ngiye guhana ndetse ngiye gusohora inzererezi mu murimo. Iri si mbivuze bwa mbere, si n'ubwa kabiri mbivuze, ndetse nzongerana nabivuge. Tugeze igihe ubutekamutwe buri gukorerwa mu rusengero. Tugeze mu gihe abashumba cyangwa se abapasiteri bari kugusha intama. Tugeze mu gihe abahanuzi batagisenga, badahawe amafaranga. Nagize yerekwa ngira agahinda, ndababara, ngira agahinda, ariko ndavuga ngo niba ubasha hari abantu Imana irabikabura ahantu yahengekereza. Abantu babaye ibitobagure, babaye ibicamuke. Ariko Imana irambwira ngo ninze babwire ngo igiye kubahana. Hari abantu babaye nyiranda bimenyereye. Ubwa mbere naravuze ngo Imana izamana ariko ntabwo yamanye. Ariko ugiye gutungurwa kuko nabonye ibyorezo biza mu gihugu cy'u Rwanda. Natakatarabo. Nabonye ibyorezo biza mu gihugu cy'u Rwanda. Tabara. Nabonye abantu benshi bari kuvuga ngo Mana ko bigenze gutya, waduha umukozi w'Imana ngo tumwaturire. Niko mama kugiye kubura umuntu waturira iryo cyari ryawe. We mukobwa kugiye kubura umuntu waturira. We musore wigize nk'umugabo kugiye kubura umuntu waturira. Mana arakubwiye ngo reka kwikinisha ariko wanze kubireka. Mana ejo bundi yampaye message irambwira ngo hari abantu bagiye basambanira umushahara. Ariko biteye agahinda n'ipfunwe kubona umuntu asengera akazi ariko amafaranga ya mbere akahembwa ayasambanira. Allo? Ariko umuntu wayo utekereje imyitwarire yawe wumva uri sawa? Mbese Imana ikwitura iki kindi? Imana ivugane nawe ngo akira imodoka, why? Ivuye kuti? Yo cokera kuti? Imana iguha imodoka utaratura we? Kuki muri gukunda ubuhanuzi babwira ngo nimwakire? You are saved, uri kwakira iki? Ibiganza byawe ko bicyanduye. Biteye agahinda kubona umuntu yisiga amabyi. People ne kotare bushande ne wa. Biteye agahinda.
nagize yerekwa ntigeze mbona mu maso yanjye. Aka ni agafuka, hari abakita nzaruhahira, ariko si urabona hari mwiki. Marayika w'Imana yantwaye arantwara, shyira hejuru banza ubirebe, utaza kwibaza ngo mbese azanye ibirayi kuri kamera. Mbere yuko mvuga ntabwo ngeze ku rwego rwo kuza gutwikira abantu kuri kamera. Ibyo ngibyo narabirenze, ibintu byo kwigira uko ntari narabirenze. Mana njyana mwiyereka impereza amabuye, inyereka amabuye, naje nyitwaje, naje nyitwaje, naje nitwaje amabuye, naje nitwaje amabuye, naje nitwaje amabuye. Twariyo nagiye mwiyereka mbona abantu mu Rwanda, abanyarwanda benshi bari kurya amabuye. Nabonye abantu benshi bari kurya amabuye, kwa jina la Yesu. abana batoya bimpinja bari kurya amabuye. Mbega abantu banze kumvira Imana. Biteye agahinda kubona umubyeyi ava kwa muganga ariko aho bakamuha igikoma bakamuha amabuye. Mana irambwira ngo mu Rwanda hagiye kuza icyorezo kandi ndabihanuye ndi umukozi w'Imana. Kuko mwanze kumvira Imana. Nabonye ingo nyinshi ziri guteka amabuye, nabonye abana bato bari guteka amabuye, ariko amabuye ntabwo aribwa. Ariko Imana yambwiye ngo n'ubundi ngo abanyarwanda mumaze kurya ibitaribwa kandi mumaze kunywa amazi atanyobwa. Wowe nkurikiye muri kano kanya nabonye uri kurya amabuye, nabonye uri kurya amabuye. Mbega ibigeragezo bigiye kuzira abantu banze kumvira Imana. Mbega ibigeragezo bigiye kuza ku bantu banze guhinduka, banze gusaba imbabazi. Mbega ikintu giteye agahinda, mbega ikintu giteye agahinda. Mbega abantu bagiye kurya amabuye bazize ishyari. Mana irambwira ngo abanyarwanda ngo bamaze kwiyakira ngo ariko ninze mabwire ko bagiye kurya amabuye. Biteye agahinda kubona umuntu ari umurokora z'Imana ajya gusenga mu cyumba ndetse adasiba, ariko akaba yikinisha. Hari umuntu ugeze kumwira ngo ariko kubera cyo uhora uvuga ngo gusambana ntabwo se mu bikora we ntabwo warabikoze. Herega yo ndi hano kuri kamera je Imana inyereka iyerekwa ngiri kaza kakanya nkahita mbibona. Maze iminsi wikinisha ariko Imana se ntabwo yakurebaga. Mana arakurebaga, Mana arakurebaga, ariko Imana igiye kuguteza umutwe n'utatura. Niko Imana ivuganye nanjye muri kano kanya, igiye kuguteza umutwe n'utatura. Hajabone natambukije abantu bivuga ngo Imana igiye guhombya abantu. Mwanze kwatura, mwanze guca bugufi. Imana mwayigiza akamana. Abanyarwanda Imana yambwiye ko mumaze kugira Imana nyinshi, ariko kuki mugiye gutungurwa kandi mureba hari guturuka imvura. Biteye agahinda kubona umuntu agiye kunyagirwa kandi kubona icyerekezo cya imvura iri guturuka. Biteye agahinda gushukwa n'ubutunzi ugatangira ukitwara uko bishatse. Biteye agahinda, biteye agahinda. Mani babajwe n'abantu yiyubakiye ingo ariko bari kwitwara uko babishaka. Mani babajwe n'abantu yagigirira neza ariko Mana we muri kuyitura ibiteko talabosta. Muri kuyitura ibibi. Mani babajwe n'abantu yahaye amafaranga ariko muri kuyasambaniraho. Tabara Yesu. Note tadnura ari kubitwa. Imana babajwe n'abantu yahaye uburanga ariko muri kuteko talabosta ya. Muri kunekotala, muri Yesu. Ko mugiye kunekostala, ko mugiye kuyasya. Guma mu mukozi w'Imana. Mbega ibihe biteye ubwoba n'agahinda bigiye kuba mu Rwanda. Mana dutabara. Ko mbonye abana b'impinja bari gusya amabuye bigeze Mana dutabara. Mbese watanga imbabazi. Ko mbonye abahanuzi benshi bari kwambarira kujya. Yesu.
mbega abantu bamenyereye ubuhanuzi bw'Imana niko mbibonye ariko Uwiteka agiye guhonda Imana igiye gusekura ndabivuze ndabihanuye nishake mbizire umunsi wa none Imana igiye gusenya Imana igiye kunekostaya Imana igiye kumenagura Imana igiye gusohora inkozi zibi. Yes. Hati mbese ko nabatabaye ariko inyiturano yabo kabiri kunyobera. Mana tabaye. Wabwiye kenshi Imana irakubwira ngo nuhinduke mu byaha byari kwanga kumva. Bigeze naho abahanuzi baguca imbere bagiye batandukanye bakarira imbere yawe. Yes. Bigeze naho abakozi b'Imana bakwatuza ariko mu gitondo ukabyongera. Ese ko mbere wasengaga byaje bite peti? Bundi byaje bite kugira ngo utangire ugende mu ngeso z'ibyaha? Ndagira ngo tugere ku musozo dusenge. Ndagira ngo tugere ku musozo dusenge. Uburyo umaze iminsi witwara bibabaje Imana. Bantu bafite imihigo banze guhigura. Uburyo umaze iminsi witwara bibabaje Imana. Ngo ariko ngo ibyo urabikora ukibwira ko Imana muhwanye. Ngo ariko igiye kugwana ibishyira imbere yawe byose uko bikurikirana. Ese kubikora hatagaragara none kugiye kugaragaza. Niko we mugabo ko wasambanye ari ntirishire. Ko muzinywa ariko nubundi cyaka kikagumaho. Yes. Tamara. Biteye agahinda ndetse birababaje. Cyaberekeye ko ndi kubona mu gihugu. Yes we. Cyabereka uburyo ndi kubona abantu bivuruguta mu byaha. Yes we. Cyabereka uburyo ndi kubona abantu bari kwihoma imyanda. Mbega ihene ndi kubona. Yes. Harya zivuze iki? Bikagahinda kubona umuntu ahagaze yambaye ipantaro n'ikote ariko mu maso agaragara nk'ihene. Yes. Mwiba hehese mwaba barokora. Bundi byaje bite? Ndakubona. Mbanye n'umusore bari umukobwa amafaranga. Ese kuteratura hajya uracyayafite. Ariko ngo njewe ngo mafaranga ari uriya mukobwa uracyayafite. Mana mbwa ngo abanyarwanda bakomeje kuba abahemu ariko igiye kubahana. Ndagira ngo dusengane nje nawe. Basize navuze ngo nshatse sinaguha nimero kuko sinjya ninginga. I not. Sinjya ninginga. Niba waraniye leta ukananira Imana nje nkwinginge mu biki. Why? Mana mbwe ngo uhinduke umunsi wa none. Misi umaze ukora ibyangwa n'amaso y'Imana uhindukwe. Uhinduke. Hari abantu barwaye igifu bitewe n'iki? Nde mwagiye mukosa ntabwo mubizi. Mana mbwe ngo ngiye guhana abantu nkurikisha ibyaha bagiye bakora. Ndakwinyize mwami w'abami. Ndasenze. Kuko bampamagaye n'ubuhanuzi wampaye nibwo ntambukije. Aba bagabo bagenda nijoro kandi bafite ingo bakajya gusenyiza abandi. Kubita ndi kukureba utababarira. Kubita ndakubonye we. Utababarira. Ariko Imana igiye kugusebya we mugabo. Kubita utababarira. Mana ujye utanga imbabazi ku muntu wemeye guca bugufi. Uyu mwana w'umukobwa uhora usambana. Uziko nabikora n'abagabo. Nishake mbizire ariko igihugu kiri korora nabi. Banyarwanda mwigize imbwa. Ndabivuze nitwa Prophete Karoli. Wowe bibabaza agenda abwire Pastor Korode ati wa muhanuzi wakwimikuye waravuze ngo abanyarwanda bigize imbwa. Muntu udafite cyamaze ndi kumwimikura. Mana mwarayimenyereye. Ndakwinyize mwami w'abami. Uze gutanga imbabazi ku muntu urubuze guca bugufi. Uyu musore w'umujura ndi kubona. Uze kumweza umutunganye. Neza wize kumubaho. Kandi utanga imbabazi ku muntu wese urubuze guca bugufi. Yego, uyu mudamu ndi kubona umaze iminsi ashaka kwiyahura umutabare. Nta kintu byakumarira. Ndetse umuntu yabigambiriye baramukubita bamufashe. We mugabo we jya mu rugo rwawe wararutaye. Utanga imbabazi mu izina rya Yesu Kristo urakoje. Amen. Amen. Nge ntacyo narenzaho umukozi w'Imana ubuhanuzi bwawe babuntera ubwoba kandi ndagushimiye. Imana igumugisha. Hanyuma niba ntacyo bitwaye mutange nimero kugira ngo umuntu wabashaka cyangwa se yashaka kuba yasengana namwe yababona mu buryo bworoshye. Nimero yanjye ni 078 21 yego 58 yego 035 tuzisubiremo 078 21 yego 58 yego 035
cyangwa unyandikire kuri WhatsApp yanjye nimero muri Malawi wandika akamenyetso ko guteranya 265 920 21 64 26 ntumpamagara umbwira ubusa mpamagara ushaka kwatura mpamagara ushaka kuva mu byaha byawe. Ndagushimiye cyane umukozi w'Imana Charles Karori, nukuri Imana ikomeze iguha umugisha kandi ikomeze yagure ibikorwa byawe. Hanyuma reka nshimira abantu mwese mwari mudukurikiranye mbabwira ngo nukuri byari ingenzi kandi byari by'agaciro kubana namwe. Reka mbashimire cyane, Uwiteka akomeze abande biryoroshe. Ciao ciao, ibiganiro byacu nakagaruka. Prophet ugenda amahoro.